ni wowe muntu umutima wanjye wamenye bwa mbere. Inseko yawe yoroheje yahinduye ubuzima bwanjye. Njye nawe twahoranaga ibihe byiza, kandi izina ryawe ryahoraga mu masengesho yanjye. Twarisekeraga ntitwite ku gihe rwose, tukagendana tutazi aho twerekeza, ariko igihe cyagiye kidutandukanya buhoro buhoro. None ubu uri kure y'ubuzima bwanjye iteka ryose. Urukundo rwanjye rwa mbere ntibyoroshye kukwibagirwa. Nubwo ubu turi mu buzima butandukanye, ibyo nkwibukiraho biracyari mu mutima wanjye. Ni ukuri ntusimburwa nubwo hashize imyaka myinshi. Yo aragira ati twarisekeraga tudatewe ubwoba n'igihe, tukagendana tutazi aho tugana, ariko igihe cyagiye kidutandukanya. None ubu uri kure y'ubuzima bwanjye iteka ryose. Yo urukundo rwa mbere ntibyoroshye kukwibagirwa. Nubwo tubayeho mu buzima butandukanye, ibyo nkwibukiraho biracyari mu mutima wanjye. Ntusimburwa nubwo hashize imyaka myinshi. Yo rimwe na rimwe nifuza bya bihe twagiranye, ariko ndabizi ibintu byose byarahindutse. Mbitse uru rukundo mu ibanga. Ni ukuri rwahindutse imvura itazibagirana. Ati urukundo rwa mbere biragoye kukwibagirwa. Nubwo tubayeho mu buzima butandukanye, ati inzibutso zawe ziracyari mu mutima wanjye. Ni ukuri ntusimburwa nubwo hashize imyaka myinshi. Yo umunsi umwe nitwongera kubonana, nzibuka inseko yawe nziza rwose. Yo ngushimire kubw'urukundo wampaye. Wowe muntu wa mbere wanyigishije icyo urukundo nyarwo ari cyo. Ni Mr. Roben nk'ibisanzwe, umusobanuzi w'indirimbo zabatwaye imitima. Bye bye, ndabakunda kuko muri inshuti zanjye.